yewe ndi kurya ibihumbi 600 byo mu bihumbi 2010. Ni ubuhamya bukomeye cyane. Uburi ngiye mfite ubuhamya bugiye bufite udusere. Akufite imyaka 15 ubundi ni imyaka umuntu yakabaye ateteshwa, ari buze guteteshwa kuko wari ukeneye kurerwa. Wari ukeneye kurerwa, ukarerwa, ugakura, ukigira hejuru nyine ugahura n'umugabo ugutetesha. No gutungurwa no kubona umugabo usa naho ari igishakwe ku buzima bwo muri iyo myaka 15 ni urugamba rwari rutoroshye. Abantu benshi batanihanganira. Hari n'abashoboraga kuba bagenda bakiyahura, akavuga uti ibi bintu ntumva ntazabishobora, akaba yakishyira no mu kagozi akaba yaniyahura. Ariko kugira ngo uyu munsi ubumeze utya, Imana yarakurinze, abana bakaba barakuze, navuga ngo ni imbaraga z'Imana zikomeye. Ariko kandi mu kiganiro nk'iki urushaho kumvisha abantu ahantu ibanga riri n'intwaro bagomba kujya bakoresha mu gihe cy'ibigeragezo bibagoye. Kuko uba ufite amabanga menshi y'uburyo wagiye uba muri ibi bihe bitari byoroshye. Murakoze. Ikiri nk'akabanga nakwibira nk'abamama cyangwa se nk'umuntu wahuye n'icyo kibazo, ibanga ririmo nyamukuru ni ibintu bibiri. Iyo umuntu agize ikibazo nka kiriya, umugabo aramutaye, hari n'igihe aguta ufite abana batoya, nabyo byabayeho. Hari igihe wamubuze kandi ufite n'abana. Abantu babibaza bati se buriya noneho umuntu yabayeho gute, yarya gate, ubuzima bwe bwagenze gute? Aha niho turi buze kuza kugenda tugaruka twibanda. Reka abari naho duhita ko twinjirira ishusho y'ubuzima bwawe bwa nyuma y'uko mu by'ukuri bigaragaye ko umugabo agutereranye. Murakoze. Uzabwirisi wasiburabeho, tuzabaza urupfu, urugori rwawe rurihe, abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Shalom bakozi b'Imana, inshuti z'Imana. Tuvuga abakozi b'Imana kuko umuntu wese burya yakorera Imana. Hari igihe kenshi mukunda kubihereza ku bantu bamwe, mukumva ko ari bo bireba, tibariya nibo bakozi b'Imana kuko babwiriza, bariya nibo bakozi b'Imana kuko bahanura. Ariko burya nawe mu mwanya wawe, mu mwanya urimo, uri umukozi w'Imana. Kireka wenda ushaka kwigumukaho ntuyikorere, ariko wakorera Imana aho uri hose, wafasha abantu, wakita ku bantu, uri umukozi w'Imana. Turabasuhuje aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Nitwa Misaga Ruferedi. Muri uyu mwanya ndi kumwe n'umukozi w'Imana, twabanye mu biganiro bitandukanye. N'uyu munsi turi kumwe, twabasezeranije ko n'ubundi tuzakomeza kujya tubana nawe, akatuganiza ijambo ry'Imana, akatugezaho ubutumwa, akaduha no kubuhamya uko umwuka w'Imana azajya agenda mushoboza, kuko ni byinshi. Nk'ababanye nabo mu kiganiro tuheruka gukorana, mwumvise ko niyo yabari iminsi 2 ntabwo yavuga urugendo rw'ubuzima bwe ngo abe arusoje. Bivuze ngo rero uko umwuka azajya amushoboza, akumva hari icyo yavuga, hazajya agenda akivugaho. Reka rero n'ubundi mbanze mwakire, abasuhuze, namara kubasuhuza ababwire n'amazina ye, kuko hari abantu muba muje kuri kamera cyangwa se muhuye n'iki kiganiro ariko icyo ubushize mutarakibonye. Reka tumusabe abasuhuze. Turakwakiriye mukozi w'Imana, wasuhuza inshuti zacu zidukurikiye ukababwira n'amazina yawe. Murakoze. Imana ibahumugisha. Amazina yanjye nitwa Umuhoza Janet, kubera umwana mwitwa na mama Karimu. Yesu abahumugisha. Umuhoza Janet, nawe Imana iguhumugisha. Ni Janet ariko ubwo ni Janet, bamwe ushatse wavuga na Janet. Hari ikibazo?
biterwa byaterwa n'umuntu akunda n'uri mu muntu akunda n'uri mu muntu akunda. Jeannette rero tunejejwe no kongera kuba turi kumwe muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire, ariko kuko byose tuyoborwa n'Imana, reka ubanze usenga Imana. Murakoze. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye wo kuvugira kuri iyi kamera, wo kuganiriza ubwoko bw'Imana, ubwoko bwawe Uwiteka, wo kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Amaso yacu niyo yabibonye isaha y'undi. Oh haleluya! Niyo mpamvu nje kuba umuhamya kuri iyi kamera, mbwira abari mu Rwanda, mbwira n'abari ku migabane yose y'isi. Oh haleluya! Badukurikiye imirimo n'ibitangaza wakoze. Ndagushimiye rero ntaba ari jyewe, ahubwo aba ari Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Icyubahiro cyawe kiganze, ndinde kongera no kugabanya, ahubwo nyurwe n'Umwuka wawe Wera. Mu izina ryawe rya Yesu mwambaje murakoze. Amen. Jeannette, ubwo duherukana watuganirije ku buhamya, ariko tuzagenda tunabugarukaho. Uyu munsi nifuje ko turaza kwibanda cyane ku kintu kigendanye n'imibereho yawe cyangwa ubuzima wagize, kuko akenshi iyo umuntu agize ikibazo nka kiriya, umugabo aramutaye, hari n'igihe aguta ufite abana batoya, nabyo byabayeho. Hari igihe wamubuze kandi ufite n'abana. Abantu babibaza bati se buriya noneho umuntu yabayeho gute, yaryaga ate, ubuzima bwe bwagenze gute? Aha niho turi buze kuza kugenda tugaruka twibanda. Reka abari naho duhita ko twinjirira ishusho y'ubuzima bwawe bwa nyuma y'uko mu by'ukuri bigaragaye ko umugabo agutereranye. Murakoze. Namwe murabizi ko mu batumirwa banyu mugenda mwakira gutangira, hari abo bigora, hari nk'igihe nko kuvugira kuri kamera umuntu aba atarigeze guhura nabyo, ariko uko umuntu agenda akura cyangwa Imana imukomeza no mu masezerano abantu Imana iba yaragiye iduha, nanjye ni nko muri ubwo buryo nagiye kubibona, nkibona ngeze kuri kamera. Si ibintu abantu bankanguriye ngo babinkundishe, kandi si inzozi narose ngo mbyuke mvuge ngo nje kuri kamera, ahubwo ni igihe cy'Imana cyageze nanjye kugira ngo mvugire kuri kamera, nkurikiranywe n'abantu barenze abo twajyaga tubana muri za gahunda zose z'amateraniro nagiye mbabwira. Murakoze cyane. Yego. Buriya rero Imana niyo idushoboza twese, yaba umazeho igihe ndetse n'uje vuba, Imana niyo idushoboza. Hari ijambo umugabo umwe ni inshuti ya Yobu. Buriya Yobu yagize inshuti nyinshi ariko izizwi ni inshuti zigera kuri enye. Hari uwitwa Elifazi, Biludadi, Zofari ndetse n'uwitwa Elihu waje nyuma. Uwo rero waje nyuma yaje yiyita umwana, aza avuga ati nari naratinye kugira icyo mvuga mbere, nkajya mbiharira abakuru nkavuga nti buriya nibo bazi ubwenge, ariko maze kugenzura nza gusanga burya bose ni umwuka w'Imana ubakoresha. Ati nanjye umwuka w'Imana urimo, reka mvuge. Reka nkubwire nti umwuka wera niwe udukoresha kandi urawufite, nta mpamvu kandi bizagenda neza. Amen. Ubuzima bwawe bwa nyuma y'uko umugabo atakuguye neza bwagenze bute ku kigendanye n'imibereho? Murakoze cyane. Ikintu cyabayeho cyamfashije, nababwiye mu kiganiro cyashize ko tutandukana, sigara jyenyine numvaga nzacuruza intoryi n'imiteja na karoti, ibintu nk'ibyo, kubera ko nta gishoro nari mfite. Ariko Imana iyo ubwira umuntu iti nzakugirira neza, byanze bikunze imugirira neza cyane rwose. Yaje kungirira neza, ntabwo nigeze mba muri ubwo bucuruzi. Amen. Amen. Nta gishoro nari mfite nyine, birumvikana. Imana yo yanshingiye ibendera irankomeza. Amen. Amen. Ikajya intera inkunga. Imana itera umuntu inkunga. Kubaho wacuruzaga, wajyanaga amafaranga kuri banki, tuvuge wenda ku munsi nashobora gucuruza nk'imodoka, nkafata umushoferi wo ku yindi itaragurishwa akanjyana kuri banki nkabitsa amafaranga. None nza gusigara ntafite konti.
nza gusigara nta hantu mfite amafaranga na hamwe. Imana rero yagiye intera inkunga mu nzira zayo zitabarika. Hari abasatuzi bajya bavuga ngo zirenze ngo 1000, ziruta imyenge ya supaneti. Ngewe mbona ziruta n'umusatsi uri ku mutwe inzira z'Imana. Amen. Amen. Nizeye Uwiteka nawe ambera ibyiringiro. Amen. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ijambo dusanga muri Zaburi utabashika kunyeganyezwa. Twanayisoma ni Zaburi 125. Yego. Haravuga ngo umurongo wa mbere avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Amen. Utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amen. 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 Haleluya. Amen. Kuri nubwo twagiranye ikiganiro ubushize, ariko uyu munsi wamfashije kurutaho. Waje uri mu mavuta, waje ufite amavuta agenda akorana n'aya. Oya nasenze. Haleluya. Amen. Ndafashijwe rwose, ndafashijwe. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana, imbaraga n'amavuta n'igitinyiro cyayo n'igikundiro cyawe bikugumeho. Ndabyakire mu izina rya Yesu. Nagusanganye buryo wicisha bugufi, uburyo utari mwishakira ndamu. Yewe duhura nari mfite ubwoba nkitira nkavugana ubu ndahera hehe, ariko wagira ngo uri nk'umuntu twakuranye cyangwa twasenganye cyangwa twaturanye, ariko tugarutse inyuma umwuka bari umwe. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ni rimwe ku isi. Usibye wenda kuba umuntu yarigoreka, ariko ni rimwe ku isi. Umwuka ni umwe. Ubu nureba umukozi w'Imana, nyibutsa harya izina ryawe. Nitwa Misago Alfred. Nukuri nari mbyagiwe kandi ari izina nzi tumaze iminsi tuvuganiraho. Umuntu uri muri Amerika ugira umwuka wera, iyi haleluya yanjye arayikirije aka kanya ubu ngubu. Umuntu uri muri Romani cyangwa uri muri Swede, n'umuntu uri Rusizi, n'umuntu uri Rubavu, ubu haleluya iragiye yikonegita niri muri we. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ndashima Imana yuko ubuntu bw'Imana no kwakira Kristo hatarimo inzara, hatarimo gucemererwa, hatarimo kubura uko umuntu agira. Oya, Imana ifite uburyo. Rero warumbajije uko byagenze. Nagendeye mu buryo bw'Imana. Nagendeye mu buryo bw'Imana kugera kuri iyi saha. Kugera n'uyu mugoroba turi kuvuganiriraho. Imana yacishije. Hari aho ugeze uravuga uti naje kucuruza kandi biranampira, Imana iza no kumpa umugisha, bigenda neza, ubuzima burakomeza, ntiyankoza isoni. Ariko buriya ntibyaba bifitanye isano nuko wari wanagerageje kwihangana, kuko Bibiliya ivuga ko kwihangana bitera kunesha. Kwihangana kwawe siko kwaba kwaratumye Imana igufasha muri ibyo bihe. Murakoze. Ntabwo nigeze ngira irari ry'amafaranga menshi nubwo nayabayemo. Nari mbonye aho agiye, nari mbonye n'aho nsigaye. Aho nsigaye kandi nta muntu nari niringiye ko azampa amafaranga. Ndibuka ubucuruzi nakoze mu 2009 na 10. Nagiye Kampala, umunanyakiye lifuti. Ibyo bintu ni urugendo rukomeye kujya kurangurira kuri lifuti. Amafaranga kandi yari make. Wumve rero imbaraga z'Imana no kuyiringira no kwihangana no gusenga ikiza cyabyo. Uzi ko kuva mu 2010 Alfred, yego, njya ya 600 nari mfite kuva 2010. Byari 600 2010. Ubu kandi turi mu mwaka wa 2026. Imyaka 16 irashize. Usibye ko naganirira n'abantu hatari kuri kamera, wasobanura ukuntu waba uri kurya 600. Ni imyaka myinshi. Nuko ayo mafaranga n'amezi 2 arashira, umuntu arayarya agashira. Ayo mafaranga kandi abantu bayarya umunsi umwe. N'umunsi umwe bayarya. Umuntu urabona nk'ari azate 2000. Abantu Imana yayo mwijajyana miliyoni 3. Agashopinga zigashira. Yewe ndi kurya 600 byo mu 2010.
ni ubuhamya bukomeye cyane. Ubu njye mfite ubuhamya bugiye bufite udusere. Tuzagenda tubugeraho, ayo maseri tuzagenda tuyageraho. Ubu uyu munsi turi mu gice kigaruka ku kigendanye n'ubuzima wagize nyuma y'ibyo byose, cyane ko buriya mu kiganiro cya mbere hari akantu wavuze nagarutseho cyane, gushaka ufite imyaka 15 ubundi ni imyaka umuntu yakabaye ateteshwa, ari buze guteteshwa kuko wari ukeneye kurerwa, wari ukeneye kurerwa ukarerwa ugakura ukigira hejuru nyine ugahura n'umugabo ugutetesha. Noneho gutungurwa no kubona umugabo usa naho ari igishakwe ku buzima bwo muri iyo myaka 15 ni urugamba rwari rutoroshye, abantu benshi batanihanganira. Hari n'abashoboraga kuba bagenda bakiyahura, akavuga uti ibi bintu ntumva ntazabishobora, akaba yakishyira no mu kagozi akaba yaniyahura. Ariko kugira ngo uyu munsi ubumeze utya, Imana yarakurinze, abana bakaba barakuze, navuga ngo ni imbaraga z'Imana zikomeye. Ariko kandi mu kiganiro nk'iki urushaho kumvisha abantu ahantu ibanga riri n'intwaro bagomba kujya bakoresha mu gihe cy'ibigeragezo bibagoye, kuko uba ufite amabanga menshi y'uburyo wagiye uba muri ibi bihe bitari byoroshye. Murakoze. Ikiri nk'akabanga nakwibira nk'abamama cyangwa se nk'umuntu wahuye n'icyo kibazo, ibanga ririmo nyamukuru ni ibintu bibiri: gusenga Imana n'ibijyanye no kuyizera no kugendera mu mucyo wayo, ariko n'akarimo. Akarimo ngira ngo urabyumva. Akarimo kubahwe. Umurimo. Urakoze. Ko karimo ntikabyara ibintu bifatika, ariko umurimo biho birumvikana. Imana iguhereza umugisha. Yego. Abe makeya. None se ko hari n'ubuzima nigeze kubamo, mbwira abantu bagira ngo gushora menshi niko kunguka. Urumva byarangiye mbaye umuntu ushakishiriza mu byo bita gucuruza. Nigeze gushora 4,500. Ayo 600 ubwo yaje gushira, yaje kurangira mu by'ukuri, kubera nari ntaragira n'ikintu menyera cyo gukora. Hari abantu b'Imana bigeze ku 4,500, kandi bayamaye ari abantu benshi, kubera muri iyo myaka ayo mafaranga nta bantu babaga bafite amafaranga nk'ubu. Ama 4,500 ndayashora, ndayacuruza, mbona igitenge. Icyo gihe nibuka ko naguze n'imyenda ngafasha abakene nkabambika, ndabazi nabo tubiziranyeho, avuye muri 4,500. Urumva ukuntu Imana yagiye imfasha, ni mu buryo bwayo, ari bwa buryo navugaga. Imana yatishimwe. Amen. Kiriya gihe ubana n'uriya mugabo mwabaga mu nzu yanyu? Twabanje gukodesha, nyuma tuza kubaka, ariko igihe cyo gutandukana yari yamaze kugurisha inzu. Twari dufite inzu, yari yamaze kuyigurisha, akajya agenda nyine azana amamodoka, ariko afite tageti yo kwisubirira Uganda, ngewe ntabizi. Kuvuga ngo agenda yansize nta hantu ho kuba mfite. Yagiye ncumbitse ahantu mu rugo rw'umuntu, ahantu ho kuba nari mfite. Ariko Imana yagiye imfasha, ituma mbona aho kuba, mva muri uko gucumbika. Agezeyo rero urumva ko byaramuhiriye, ariko nigeze yongera kuntekerezaho. Yagumanye n'abana, nabwo Imana imumisha kuko abana atabataye, yagiye abishyura amashuri, bakaba bari gukura. Imana yacu nabyo ibishimirwe. Ni igitangaza kugira ngo ube mu Rwanda, abana ba Uganda, kuko urumva niba yari afite umuvandimwe, urwo rugo ntago nagombaga kurugeramo. Ngewe rero narasengaga, urabona ukuntu iyo abantu bari kumwe n'abana babo babafata. Nge nabwiraga Imana gusa, nabatumagaho Imana, kugeza no kuri uyu munsi. Imana yacu ishimwe. Hari aho uvuze uti yansize ahantu nsigara ncumbitse ku muntu, kuko inzu twabagamo yasaga naho yari yayigurishije, yari yamaze kuyigurisha. Noneho usigara ucumbitse ahantu, ariko uza kuhava ukoresheje imvugo isa naho hari waje kubona hawe ho kuba. Nagiye gukodesha. Wagiye kwikodeshereza, ntiwaba ugicumbitse kuri uwo muntu ngo agucumbikire. None mu kiganiro cy'ubushize wavuze ko abana baba Uganda. Nta mwana muri kumwe se mu bantu ubu, cyangwa baragusura gusa? Murakoze cyane. Ntabwo bigeze bagira uburenganzira bwo kunsura. Bagiye nitwaga umukafiri,
yumvaga ko aje namushyiramo ibya Yesu. Umwana wari kuhava ntabwo yari buzasubireyo, ariko bamutesheje amahirwe yo kwiga kandi jyewe nta bushobozi mfite bwo kumwishyurira, ariko Imana ikambwira ngo nzaguhuza, ngiye kukuzanira umwana wawe. N'ubundi n'abandi nzi neza yuko nzababona kuko ndabyizeye, ariko haje kuza umwana umwe w'imfura witwa Karimu. Yaraje kubera Imana yari yambwiraga ko azaza, ariko numvaga ari ibintu bikomeye cyane, ntabwo nabishyikiraga, ariko ibikomeye ku bana b'abantu imbere y'Imana biroroha. Ubwo rero we yaraje, nta nubwo ari uwo twabana, urumva umuntu w'imyaka 25 nawe yakwibana, ubu nawe aribana muri make, aribana. Kubera ko hari amagambo y'Imana ajya muri Yesaya 54 avuga ngo abana be ngo n'abanjye n'abanyu n'aba badukurikiye bazigishwa n'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Ubwo bari kwiga kandi njyewe ntago mba ndi kumwe nabo, ariko bari kwiga. Ubwo ni rya jambo ry'Imana rigarukira abayo. Amen. Iyo abantu bagiranye amakimbirane nk'ayo, rimwe na rimwe anashingiye ku myizerere, hari ubwo usanga umuntu yangisha mugenzi we, abana akabamwangisha, abana bakanga umubyeyi. Ntabwo umugabo wawe yigeze agira ikintu cyo kukwangisha abana ngo bumve bakwanze? Yarabikoze kandi yabikoresheje imbaraga zidasanzwe. Yarabikoze kandi yabikoresheje ubushobozi. Uko ahantu baba hubatse ama etaje abiri, baba mu etaje abiri, habaho na gate. Yego. Ntabwo nari gutinyuka kujya mu rugo rw'undi mudamu kandi nta biherewe uburenganzira. Isura y'umwana wanjye kugira ngo ntangire kuyibona, ni uwari urengeje nk'imyaka 13, yagiye ku ishuri, nkajya nka Kampala kureba twa tuntu nacuruzaga, nkagerageza kuzamenya nk'ikigo ariho, nkareba nka metroni wabo nkazamuganiriza. Biba binagoye mu mashuri ya Uganda, umubyeyi wazanye abana ni nawe ukomeza kubareba. Urumva rero bari bajyanwaga na papa wabo, kubona isura y'umwana byaragoranaga cyane. Ni ibintu bitagiye bibaho kenshi, gusa aho bageze ubu ngubu ni imirimo y'Imana, ariko wumve ko icyo kintu cyari kigoye. Hanyuma ku byo kubanyangisha warumbajije, yarabikoze, ariko Imana ibakunkunda cyane. Uwutiriye WhatsApp n'ubonye telefone akihutira kumvugisha, tukaganira bihagije. Telefone hari ibyo zakemuye ubu ngubu, nuko byagiye bigenda kugeza na bugingo n'ubu ngubu. Abana mubasha kuba mwavugana muri ubwo buryo, buryo bw'ibanga, mu buryo bw'ibanga butazwi. Bakunzi bacu, sinzi niba muri kumva urugendo rutoroshye rw'uyu mubyeyi. Murabizi mwese, kubyara ukabyara abana, muzi urukundo rw'umubyeyi ndetse n'umwana, cyane cyane ababyeyi b'abamama, muzi urukundo ruba hagati yabo n'abana. Mutekereze rero kuba umuntu yafata abana akabagucaho, ntibazagusure, ntibazakugereho. Mwumva ko ari ikintu mu by'ukuri kitari cyoroshye, ariko muri ibyo byose yagerageje kwihangana kubera ko yabashije kumenya Yesu. Ndahamya neza ko muri kugenda mukuramo amasomo akomeye uko tuzagenda twigira imbere. Mu kiganiro cy'ubushize hari aho twakubajije ku kigendanye n'uko mwari mwarasezeranye, uvuga ko mwasezeranye muri bwa buryo busa naho tumvi. Hari uburyo nyine ngo bwagezeho abantu bagasezerana bati nimusezerane, nimuze amatangazo ya leta, ari nka nimugoroba kuri mikoro batanga abamotsi bakavuga ngo nimuze. Ariko ubwambo narabyemera, ariko twageze kwa bagitifu aravuga ngo bino biki wandesemo, ni ibiki wanzanyemo. Yaragiye no kubihagurukamo. Ni ibintu bitari bifite, nta kintu byamariye muri make. Nubwo ntacyo byamaze, ariko icyo gihe mwarasezeranye. None mwabayeho gutandukana mu buryo bw'amategeko se, ko wumva mwari mwamaze kugera mu mategeko n'ubundi? Cyane. Mwaratandukanye mu mategeko. Urumva za 2009 niho yagiye, kandi leta y'u Rwanda ireba igihe abantu bamaze batabana igakora ikigomba. Nagiye kuvuga nyine ko nta muntu wa mugabo badusezeranyije baduhamagaye yagiye, sigaye noneho ndi jyenyine.
ubwo rero barangije nyine baradutandukanya nuko byagenze nuko filime iyo ngiyo yarangiye y'iryo sezerano. nuko iyo filime yarangiye y'iryo sezerano byose nta kintu na kimwe kiba cyaratunguye Imana. Turi kuganira twabemereye ko tuzajya dufataho gatoya, ntabwo tuzajya dukora umwanya munini, tuzatugenda dufataho gato, ubutaha twongere dufate hakandi gatoya. Uyu munsi twagarutse cyane ku kintu kigendanye n'ubuzima yagize nyuma y'uko umugabo amutaye, bugendanye n'imibereho, kubaho, ko umuntu abaho, kurya, kugira gute, kwambara. Muri ubu buzima wabayemo bwa nyuma y'uko ubuze umugabo agiye agutaye, ubushize twaraganiriye tukubaza ibigeragezo wagiye uhura nabyo by'abagabo. Ntabwo nshaka kuhinjira cyane, tuzanagarukaho ubutaha, tunahimbike rwose, uzanahinjiramo kuko uko byagenda kose umugabo yagiye ukiri mutoya, wari ukiri mutoya ku buryo utabura, kandi uretse na kiriya gihe n'ubu ngubu ntabwo wabura abantu bagushaka n'ubu ntibabura abantu bagushaka. Aho abakunzi bacu tubijeje ko mu kiganiro kizakurikiraho uzinjira utubwire ku rugamba rw'abagabo, abagukeneye, niba hari n'abo waje kwemerera nabyo tuzabimenya mu kiganiro kizakurikiraho. Noneho muri iki ngiki tugenda tunagana ku musozo wacyo, reka tukubaze iki kibazo nanone. Uyu ni umuhungu w'imfura yawe, ni Karimu. Abandi bana basigaye, hari abakobwa barimo mu bana ufite? Abakobwa ni babiri. Ubwo abakobwa bari babiri, abahungu ari batatu. Mu bakobwa no harimo abakuze benda kuzashaka, nabo barimo. Ubwo bose uzagenda ubitumenyesha igihe cyo gushaka kwabo n'icyegereza. Ubushize twakubajije niba uyu mugabo agerageza kuba yaguhamagara akakubaza amakuru, utubwira ko si kenshi ubibona. Ko bidashoboka. Ntabwo ari ukuvuga ngo si kenshi, ahubwo ntibinashoboka. Ntibishoboka kuko ndagakene. Ntago yamugewe nyine azi abantu ngo bakize. Ubundi na kera yikundira kuba yavugana n'umuntu utari umukene. Abakene ntago yajyaga akunda kubavugisha. Ni hahandi umuntu yibagirwa ko wenda ageze aho Imana imugejeje ariko atariho yakuze ari. Ngewe rwose ntago yamvugisha kubera ngo ndagakene. Yes, kandi anyita n'umusazi kubera ibya Yesu. Yanyitaga nk'umuntu w'umusazi kubera gusenga, akavuga ati noneho akareba nk'ikintu ankorera, yankomangaga nk'inkonji mu mutwe, akavuga ngo Yesu ngo nagukiza. Akamera nk'uri kugushinyagurira. Yes. Nuko cyangwa se akayaza akareba ndi kose umwana, akancira mu maso neza, agahita afata nk'ibasi akatumena ubundi akanshinyagurira uko ashoboye. Ariko Yesu niwe wagiye ambera icyomo. Nta bintu byiza nababwira ahangaha usibye kuba nabambeshye. Nta bintu byiza kare wambajije uti ko wakuriye ahantu ukahababarira kandi wari ukeneye kubwirwa ibyiza, wari ukeneye ukuri uteteshwa. Ntabwo nari mbikeneye kuko ntari mbizi. Nari nzi ko nzaguma muri ubwo buzima bw'umubabaro, ariko Yesu yagiye ambera icyomoro, yagiye ankomeza, yagiye ankomeresha ubuntu bwe, kandi yagiye ampuza n'abandi bana b'Imana. Imana iha umugisha, masengesho imuhezagire aho ari, nazumva iki kiganiro yagiye amba hafi, tukaganira, akaza tugasenga. Imana ishimwe. Hariho kuba umuntu yaguta, ariko Yesu afite abantu, kandi ikindi niwe humure riruta iry'abo bantu bose ntabonye. Niyo mibabaro nagiye ncamo, na n'uyu munsi ndacyatangaza ko Yesu ariwe byishimo byanjye. Amen. Hari uwo twakita mukeba wawe, ndavuga umugabo uyu munsi uri kumwe umugore uri kumwe n'umugabo wawe mwabanye mbere. Uyu mukeba wawe hari intambara abantu bajya bahura nazo ziko ziturutse ku bakeba. Nta ntambara baba barahuye nazo ziturutse kuwitwa mukeba wawe uri kumwe n'umugabo wawe uyu munsi? Akoze mukeba wanjye
umwe kuko yari umwana wo muri famiye byarangoye kubyakira ariko ntabwo twigeze tugongana ko sinigeze njya mu rugo rwe. yego narihanganye kugeza igihe Imana yamwihagurukirije icyo cyiciro kivaho. narihanganye ubwo hari uw'umusilamu uwo musilamu wamurogaga kunyanga iyo babaga bari kumwe sinahageraga mu iduka nigumiraga hanze. ntago nari kumwegera sinari kubegera nabahaga amahoro yabo. uwo bari kumwe ubu ngubu ntago najya muri urwo rugo nta ntambara zabo nzi kuko ntago nigeze ntekereza kujya mu rugo rwe. umugabo wanjye twatandukanye kuva twatandukana uko nabonaga atankunda sinigeze nshaka no kumuca imbere sinigeze nshaka no kuba natuma agira ikigeragezo. we naramuretse yirerera abana akishakira n'umugore agahindura akarita akeneye nk'uko abyumva ariko jyewe nuko byarangiye ntabwo yahamagara nta nubwo tuvugana nuko nkuko byagiye. ni ukuvuga ngo nta mukeba uguhamagara ngo agutuke cyangwa akubwire nabi? nta n'uwo muvugana? nta n'uwo byigeze biba. nawe ntubacokoza ngo bandikire? oya iyo nabaga nibereye nihugiriye mu nzu y'Imana guterana cyane buriya birakiza. gusoma ijambo ry'Imana birakiza, gusenga birakiza, kurira imisozi. Jewe nigeze gufata udufaranga duke nari mfite muri aya ndagenda njya Prayer Mountain nijyanye atari igikundi nta n'uwantegeye ndagenda nigira Prayer Mountain fata tente marayo iminsi 7 senga cyangagenda nkurira imisozi ngasenga. ibyo bintu Imana yagiye bindindiramo na bugingo n'ubu. amen. reka tugana ku musozo. cyambere dushimiye Imana yagushoboje kabana nawe muri ubwo buzima bwose wagiye uhura nabwo. impamvu nari nkubajije ikigendanye n'abakeba, hari igihe umuntu kwihangana bimunanira ugasanga ahamagaye nka mukeba waramusomeye ngo wa mugore we ngo wantwariye umugabo akagira gute, ariko ubwo wabashije kubyitwaramo neza Imana ishimwe kuko kuri icyo mutima wa nta rubanza ugucira ko kuba waba waraserereje uwo ari we wese ukamenya neza ko ari ishuri wari urimo. turimo rero dusoza iki kiganiro twagiranye kuko tuzakomeza n'ibindi biganiro bizakurikiraho no mu buhamya buzakurikiraho tuzakomeza, ariko nanone dusoza ntabwo twasoza udafashije abadamu bari mu bigeragezo nk'ibyo n'ubundi wagiye ucamo, kuko hari abantu rimwe na rimwe baba bagifite ubutesi muri bo. umuntu yababwira nabi gatoya bati ngewe ndigendeye si binaje nshaka, ariko kugira ngo ubyara abana 5 mu rugamba nk'urwo, kuko nkurikije uko wagiye uduha ubuhamya mu gutangira nta n'imyaka n'ingahe wigeze ugirayo umunezero mu rugo. noneho kugira ngo ube muri ubwo buzima ububyariremo abana 5 mu gihe uyu munsi hari umaze amezi 3 yubatse urugo bamubwiye nabi wenda ntibamuhaye ko yajyaga abona, ubu ari kwivumbura ati ndaruvamo si iki cyanzanye ngewe ntabwo naje kwirirwa mpangana nawe. gira inama abantu nk'abo kwihangana binaniye no kwihangana utuntu dutoya bikaba byabananiye uyu munsi. murakoze Alfred. buriya ibintu biri kugora ingo z'iki gihe nubwo nashatse mfite imyaka 15 wibuke ko nta bintu nari nzi byo hanze. none ubu ngubu umwana w'imyaka 17 azi ibintu byinshi. ibyo bintu yabanje gucamo bironona. wenda reka mere nko kuba urubyiruko bakiri batoya nabagira inama yo gukunda intebe y'ishuri, abagira inama kuko ku bigo hakunda kuba amadini n'amatorero bihasengera. nkabagira inama yo gusenga kubera ko izi mbuga nkoranyambaga amaterambere birimo birabigisha ibindi bintu, barimo baravuga baramenyeraho ibindi bintu. kubimenya si bibi ariko kubijyamo mbere y'igihe, mbere y'imyaka y'ubukure ni bibi. noneho iyo umuntu ari mu rugo yubatse urugo agakururwa na bya bintu yari arimo, niyo mpamvu umugabo azagira amahane agahita avuga ati reka nigire muri za keya nabonaga. izo zose ibyo ntabyo namenye. noneho rero keretse kuba bahungira mu nzu y'Imana
bakiga kugisha inama ababyeyi babo n'utabafite akegera, haba hari abashumba, haba hari abakozi b'Imana, bakagana inzira y'agakiza, nibyo byabarinda. Uri mu rugo rwe nawe wubatse agakora imirimo y'inshingano z'iby'urugo rwe, ariko akagira umwanya wo gusenga. Umubyeyi udasenga, ni ukuri mboneyeho kubibwira abankurikiye bose, umubyeyi udasenga ahura na byinshi, bityo akaba yashaka abagabo barenze 5 kubera ko atigeze yegera ahantu bari bumuhe impuguro, kandi nkabarangira amateraniro y'ababyeyi. Amatorero y'iki gihe yose, hafi ya yose afite amateraniro y'ababyeyi, habamo impuguro. Wa mubyeyi ukiri mutoya, wa mubyeyi we biyobeye hacize imyaka 5, wa mubyeyi we biyobeye utarabona urubyaro, ndabayobora kugana amateraniro y'ababyeyi. Umuntu arahakurira ntiyandagare, kandi urugo rwe rukamara igihe n'ubuzima busenga. Ndetse hari n'igihe umubyeyi yera imbuto, byagiye bigaragara, umugabo we agahinduka, nawe akagenda bagasengana. Imana yacu ishimwe. Yesu aguha umugisha cyane kubw'iyo nama ugiriye ababyeyi kugira ngo babashe kubaka ingo kandi ingo zabo zikomere. Ariko uretse iyi nama ubagiriye kuri kamera, hari n'abakifuza kuba bakuvugisha nyuma ya kamera. Reka tugusabe ube watanga nimero yawe. Mbere yuko nanga nimero kuri icyo cy'inama, ubundi umuntu w'umudamu cyangwa se umugore niko bivuga, aba agomba kubaha umugabo mu buryo umugabo we bwose uko ateye, agomba kumwubaha. Ariko icyo Bibiliya yadutegetse cyangwa yategetse, aba agomba kugandukira umugabo. Ibindi byose Imana irabyikorera. Noneho umugabo nawe akavuga ati ndisanga. Hari n'igihe ajya no hanze aho ngaho, yagize akavuga ati ariko mu rugo baranyubaha kandi baranyumva nubwo ndi umunyamafuti. Buriya kwera imbuto bihindura abagabo kandi bituma bagana no kuri Yesu. Hari abamama benshi bajyanye abagabo babo mu nzu y'Imana kubwo kwera imbuto. Ubwo rero nabagira inama yo kugana inzu y'Imana, inama yo gusenga, inama yo kwiga ijambo ry'Imana, bizabageza kuri byinshi. Kandi hari n'uburinzi ku rungo zabo no ku bana babo. Ibyo byose bituruka mu kwikomeza k'Uwiteka. Yesu rero abahereza umugisha. Mwakomeza mutanga nimero yanyu kugira ngo uzifuza kubavugisha nyuma mukaba mwaganira birenze ahangaha, akaba yazabona uko muvugana. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 24 64 6 6 078 24 64 6 6. Reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubizeza ko ubutaha tuzakomezanya n'uyu mubyeyi akaduha ikindi gice cy'ubuhamya, kuzakomeza tugeza aho twumva ko ibyo Imana yagiye imukora mu rugendo byose abitubwiye. Reka dusoze tumusaba n'ubundi gusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana yacu yuko wabanye natwe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye amahoro watanze aho turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku isi yose. Tugushimiye umutekano wawe Mwami, tugushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye n'ukuri yuko wabanye n'umugaragu wa Fredy, kandi ngushimiye yuko ikiganiro cyacu Mwami Imana yacu n'ubundi twaganiriye wari kumwe natwe. Ujye ukomeza kudufasha, ukomeze kutwagura mu izina rya Yesu, kandi umugisha n'abaduteza amatwi bose, uko umugisha abakunzi ni ukuri b'ijambo ry'Imana. Haleluya. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu wakoze. Amen, amen, amen.